wari uriho umbwira ngo urugamba ntago nyine twe turi hano, hari abari hano muri ibihugu by'amahanga, urugamba nta ruhari, nta ntambara ihari. Urambwira ngo umusaza His Excellence yavuze ngo wari ukimbwira ngo yavuze ngo iki? bo ntabwo bashaka intambara. Yego. Bo ntabwo bashaka intambara. Rero abayishaka bajye bayikorera iyo ngiyo, ariko ntabwo ashaka yuko izagera mu banyarwanda. Ariko bayishaka ku munsi w'ubutwari dushimira intwari zitanze zigakora ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa buri wese atapfa kugeraho keretse nyine uwabaye intwari. Kandi dusaba ko mu myaka ingoma ibihumbi n'indi zaza tuzahorana intwari, tugahora tuvuga ngo rwa nziza ruremye gahorana intwari rwa Gasabo dukunda, tuvuga duti ikinyarwanda dukunda, turabakunda, turabashyigikiye. Bakunze b'ikinyarwanda dukunda, uyu munsi turi ku itariki ya mbere Gashyantare, umunsi twizihizaho umunsi w'ubutwari, umunsi tuzirikana intwari zitangiye igihugu, zitangiye ubuzima bwacu kugira ngo kano kanya tube tubasha kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Nuko hari abitanze batanga ubuzima bwabo kugira ngo ubwacu bubashe gukomeza. Uyu munsi, uyu mugoroba, turi kumwe n'umuvandimwe, papa wacu, umubyeyi wacu, kugira ngo abashe kutuganiriza ku bintu biranga ubutwari n'icyo twakora kugira ngo urubyiruko rwacu rukomeze kuba urubyiruko rwiza, urubyiruko ruzaba intwari z'ejo hazaza. Muvandimwe, papa wacu, uri kumva, uratukurikiranye? Yego, ndabumva. Ko tutari kukubona. Okay, ndakubona, uragarutse. Nari ntangiye mvuga ngo umunsi tuzirikanaho ubutwari, umunsi w'intwari, ariko ntangira mvuga ngo iki ni ikinyarwanda dukunda. Ngewe ni Mutakirwa Rwabugarama, nawe watangira wibwira abadukurikiranye. Nanjye nitwa Bisanzwe Philbert, Indianapolis. Yego. Hariho mbaza ngo intwari ni umuntu ukurikira ibyo yiyemeje kugeraho, akabikurikira kandi adahagaze, atarebye inyuma, nta kimutangiriye, kandi bikavamo igikorwa cy'indashyikirwa kigirira benshi akamaro. Nawe ni kubyumva? Ubundi intwari si ukuvuga ngo ni intwari y'ikwamba, intwari si kujya ku rugamba, birimo birakatika. Watubwira ngo wari ukivuga? Intwari intego, ya ntego yiyemeje ikayisoza. Ariko si ukuvuga ngo ngewe uko mbara intwari, si ukuvuga ngo ngewe uko mbyumva, uko numva. Yego, mwakwegera mikoro yanyu ko kugira ngo ntitwumvikane. Niba uranyumva? Yego. Niba amaze yarwaye igihugu kifatwa, cyangwa se niba n'undi uwo ari we wese, intwari ntabwo iyo ukiriho
njyewe ntabwo mpora nk'intwari ikiriho. uvuze intwari, nta muntu uba intwari akiriho, nibyo wari uvuze? Nibyo mvuze, kubera yuko umuntu ni mugari. Hari abuzi rwaniye igihugu ariko bigarasha, kandi barakirwaniye igihugu kirafatwa ariko babigarasha. Rero buri muntu wese yahinduka. Njyewe mbara uranyumva? Yego yego. Njyewe mbara intwari ya yindi yarwaniye igihugu, noneho na n'ubu ngubu wenda ikaba ikiriho, ariko kuba ikiriho ntabwo njyewe nyibara nk'intwari. Intwari ni ya yindi yavuye mu buzima ariko ikiri ya yindi ikiri ya ntwari. Ariko hari abarwaniye igihugu baragenda ibigarasha, baduyi, batoroka igihugu kandi bararwaniye igihugu. Yego, birumvikana. Uti intwari ni ya yindi irwanira intego ikayigeraho, kandi iyo ntego ikaba ari intego ifitiye abantu benshi akamaro. Byo nibyo birumvikana. Akabikorana ubupfura, mu kwihangana, mu bwitange buhebuje. Yego, ubwo bwitange buhebuje ariko akabukomezanya kuzageza igihe azatabarukira. Nibyo wari ushatse kuvuga? Mwakwegera mikoro ko ntari kumva, mbumva neza, mwakongera. Yego, nagutakaje, sinkiri kukumva neza. Yaraje atubwira ngo ni intwari yiyemeje kugera ku bikorwa by'ingirakamaro, ibikorwa by'ikirenga, kandi ibyo bikorwa bikagirira benshi, bikaba bifitiye abantu benshi akamaro. Akabikora mu bupfura n'ubwitange, mu kwihangana n'umurava bihebuje, muri make bihebuje, kandi akirinda ubugwari mu migirire ye, ntagamburuzwe n'amananiza. Nkeka ko ariho tumutakarije yarageze. Nimba ukiriho unyumva, wakomerezaho? Yego ndakumva. Yego ndakumva. Nubwo twagutakaje. Yego. Nibyo ndi kukubwira. Hari abarwanira igihugu ariko nyuma baza kuba ibiguri. Abo babandi twita ibigarasha. Niyo mpamvu nakubwiraga nti burya ntabwo njyewe nakwita intwari, kuko nanjye narakirwaniriye. Ntabwo nkwita intwari nkiriho. Umuntu uri mugari nco hinduka nk'uko nibyo nakubwira. Noneho ikibazo cyari cyambajijwe, bambajije ngo ese ko nta rugamba rukibaho, nta ntambara zihari, izindi ntwari tuzazikura he, bizagenda gute? Ngo mu myaka 100 iri imbere tuzabone intwari nshyashya ziyongera kuzo dufite ubu. Ntabwo icyo ngicyo cyo ntabwo nakubwira ngo urugamba rwararangiye. Ahubwo ubu ngubu niho dufite urugamba rukaze. Imbunda niho dufite urugamba rukaze, kubera yuko urabona, kubera yuko urugamba si ukujya ku rugamba, si intambara. Urabona ukuntu
nubwo ubona rugeze hariya rugeze ku ntambwe ishimishije cyane, ariko ruracyafite urugamba, kandi ruracyafite urugamba rukomeye. Urabona FDLR iri hariya, urabona ibyo iri hariya, n'intego yayo ujya ukurikirana, niba ukurikirana amakuru n'intego yayo. Ruriya ni urugamba rukomeye kugira ngo tuzikumire, kugira ngo zikumirwe, kugira ngo zitazongera kuza gukora amarorerwa mu Rwanda. Nayo ni intambara ikomeye, ntabwo intambara, urugamba rurarangira. Inshuti bakunze b'ikinyarwanda dukunda, mugende mutwihanganiraho umurongo wacu utatubereye neza. Iri ni ikoranabuhanga, turimo turasuzuma, turagerageza, ariko ubutwari si ngombwa kujya ku rugamba no gukumira ukarwanya urinda ibyagezweho. Uvuze FDLR, urashaka kuvuga guhagarika icyo bita ingengabitekerezo ya jenoside ariyo bakwirakwije hariya mu karere muri North Kivu, South Kivu, abatutsi ababizira. Ingengabitekerezo, ntukavuge ingengabitekerezo gusa, ujye ushyiraho ya jenoside. Yego. Ubwo no gukumira ukarwanya ibyo byose, yego, ni ubutwari. Hanyuma abantu bari muri serivisi, tuvuge serivisi zifitiye akamaro abaturage, serivisi za leta, iz'abikorera se, bo iyo bazitanze nabi bakazitangwa kigwari, igihe bari kwaka ruswa bo bashinzwe kureberera, igihe bari, byo ni ubutwari. Ibyo ngibyo ntabwo turongeye dusa nk'abagutakaje. Nari mubajije nise mu nzego zishinzwe guha abaturage serivisi za buri munsi, inzego za leta cyangwa iz'abikorera, iyo batanze serivisi nabi, byo ni ubutwari. Nibyo yarakinsubiza, nimba wagarutse ku murongo arasubiza. Nagarutse, nakumvishe, ngira ngo ni network, ni ikoranabuhanga, ntabwo biri gukunda, biri buriya ni ubugwari, ariko ndatekereza ko mu Rwanda ni gake cyane, uko mbizi ni gake cyane, uko barakurikirana cyane, n'ugerageje baramuhambira. Agerageje kuri ruswa, ku byerekeranye baramuhambira. ndabizi cyo ruswa, bo ukuntu bishoboka kabikora, ariko ufashwe bamuhana by'intangarugero. Ariko urumva yuko icyo ajije uwo nguwo ari ikigwari, uwo nguwo aba ashaka kudusubiza inyuma, So mbere yuko tugera ku musozo, nubwo ikoranabuhanga riri tubangamira, n'uburyo twarwaye n'icyo twarakirwanyaga. yego. Hanyuma ubutwari ku
ku bantu bari muri ibi bihugu byateye imbere cyane, ndavuga byateye imbere cyane kuko ni muri Afurika hari ibyateye imbere, bari aha bo ko batari hariya bazaba intwari bate? icyo kibazo mbajije ntabwo kinsubiriremo, ntabwo nyumva neza. Ndabajije, hari abantu bari mu mahanga ahangaha kure Rwotamasimbi b'abanyafurika se, b'abanyafurika cyangwa abanyarwanda baturuka mu biyaga bigari se, bo bazaba intwari bate kandi bari hano? ibyo birashoboka cyane. Birashoboka cyane. None se ubundi uragira ngo cya gihe twakotanaga turi mu ntambara, uragira ngo nta bari bari ahangaha, bari bahari. Bari bahari. Ubwo uraha wamugira inama yo gukora iki? Bizi kuko nicyo nashaka kukubwira, twarakotanaga hariya. None se uragira ngo kujya tudafite abantu baturi inyuma? Hano hari abantu babaga baturi inyuma, nabo ni intwari, nabo tubita intwari, babaga baturi inyuma bakadusapotinga. None se wajya ku rugamba utariye? Nibo batugezagaho izo mpungure, bakatugezaho izo ntwaro twakoreshaga udufata igihugu. Ni intwari nabo. ariko ikibazo noneho ubu nonaha nta ntambara ihari, bakora iki? Kuba nta ntambara ihari bakora iki? Babaretse bakirira pizza bakiryamira? Ariko none se iyo kumbwira ngo nta ntambara ihari, yewe ntabwo ndi kubyumva. Intambara irahari, intambara na biriya nibyo narindi kukubwira, nibyo nakubwiraga. Mperutse kubona ikiganiro cya nyakubahwa. Ntabwo bateza intambara, nta niyo bashaka. Ariko wari uriho umbwira ngo urugamba ntabwo nyine twe turi hano, hari abari hano muri ibihugu by'amahanga, urugamba nta ruhari, nta ntambara ihari. Urambwira ngo umusaza His Excellence yavuze ngo wari ukimbwira ngo yavuze ngo iki? bo ntabwo bashaka intambara. Yego, bo ntabwo bashaka intambara. Rero abayishaka bajye bayikorera iyo ngiyo, ariko ntabwo ashaka yuko izagera mu banyarwanda. Ariko bayishaka bayishoje bazayirwana, bibaye ngombwa bazarwana, ariko ntabwo bayishaka. yego. Hanyuma aba bana bari aha rero, wenda bo isura nziza hano bayigaragaza bate kugira ngo bigaragaze ko aho bakomoka haba intwari zababereye icyitegererezo? Ubundi icyo hano wegera mike yawe. ni ukuvoma, ni icyo nakwita kuvoma. Ariko bakavoma bajyana iwabo,
yego. bwabo kuvoma ni bwa bumenyi, ni ukuvoma bwa bumenyi bajyana iwabo bagateza iwabo, igihugu bakagiteza imbere, byaba ngombwa nk'uko urabizi mu makuru ukuntu bivugwa ngo bazatera u Rwanda, byaba ngombwa bagahaguruka bakajya kurwanira igihugu cyabo, bakava muri aya mahanga bakajya kurwanira igihugu cyabo. N'abadashoboye natwe yewe dushaje tudashoboye, natwe dushaje tudashoboye, kurwana si ukujya imbere ku rugamba gusa. Ushobora kurwana kandi urahuri nkatwe dushaje. Yego. Ushobora kurwana urahuri nka kimwe nk'uko twahagurutse tukajya kurwana. Iyo tutagira abaturi inyuma, ntabwo u Rwanda tuba twararufashe. Cyane intwari zo gushimirwa kuri uyu munsi turazishimira cyane, turashimira kandi tuzakomeza guharanira no kubungabunga ibyiza zagezeho, zarwaniye kugira ngo zitazaba zararwanye ubutwari bwazo, twazitwaje ibyo zaharaniye. Tugomba rero no kubisigasira no kubibungabunga. Hanyuma ahatari urugamba, ahatari intambara, ubutwari bwiza nanone ni ukuba inyangamugayo, imfura, icyitegererezo, haba mu kazi ukora n'ahandi hose, mu ishuri ukaba umuhanga, ibyo ubamo byose bikaba ibintu by'icyitegererezo bigaragaza ko ukomoka iwabo w'abantu. Iwabo w'abantu ni hehe wundi kuri wowe? Iwabo w'abantu ni mu Rwanda. Iwabo w'abantu wese, iwabo w'abantu nakubwira se ngo ni hano muri Amerika? Ntabwo ari hano muri Amerika, ni mu mahanga. Iwacu niho navuga ko ari iwabo w'abantu. Tugakomeza rero tukerekana ko iwabo w'abantu haba umuco. Ese yirirwa handi igataha u Rwanda, cyangwa yirirwa handi igataha u Rwanda? Wowe ubyumva ute? Yirirwa handi igataha u Rwanda, cyangwa yirirwa handi igataha u Rwanda? Kino ni ikinyarwanda dukunda gisoza kibaza ibibazo mu kinyarwanda. Imana yirirwa handi igataha u Rwanda, cyangwa yirirwa handi igataha u Rwanda? Wowe ubyumva ute? Oya, njyewe icyo ngicyo ntabwo kwa kundi bavuga ngo yirirwa handi ngo igataha u Rwanda. Njyewe ntabwo abo ngabo tuba turi, niba nawe ubyemera, njyewe ntabwo mbyemera, kuko Imana yirirwa hose. Imana yirirwa ku isi yose, iradukunda twese, buriya ntabwo irobanura. Njyewe niko mbizi. Waba umunyabyaha, waba utari umunyabyaha, ariko twese idukunda kimwe. Yego. Umuco kuri icyo kibazo narimbajije, Imana yirirwa hano ndi igataha u Rwanda. Nibyo koko, i Rwanda ni ahantu hose uri n'undi ari. Ahubwo ni ukumenya i Rwanda bisobanuye iki. Abasobanuzi bazadusobanurira i Rwanda ni he. Ntabwo ari hariya uzi nk'i Rwanda mu rwa Gasabo, naho uri ni i Rwanda mu mutima wawe. Niho bari bashatse kuvuga abaremye n'abahanze u Rwanda. Ubwo ariko abazi amateka kuturusha, ndi hafi kujya mbatumira, bazadusobanurira, batubwire i Rwanda ubusanzwe nihe. Haba ku kwezi, ni ukuva mu isanzure ry'isi ukagera iyo yose, niho i Rwanda aho ubarizwa hose. Ngewe ko mbizi, keretse niba ntibeshya, i Rwanda ni u Rwanda nyine, ni iwacu. Ariko hari u Rwanda ubamo na Rwanda ubaho.
wowe uri hehe ubu? hano ntabwo ndi mu Rwanda, hano ndi muri Amerika. Ubwo uri mu Rwanda ubamo cyangwa ubaho? Abari mu Rwanda bari mu Rwanda babaho, nawe uri hano uri mu Rwanda ubamo, rukubamo. Mu maraso yanjye ndi umunyarwanda. Yego, sawa. Ndumva ubutwari aribwo twari twakomojeho, aka kari agaciyemo ko ikiganiro ni Ikinyarwanda dukunda, kandi tuba tugira ngo dutebye tuganire tuvuge amateka, abayazi bajye baza bakabyara baze, tubahaye ikaze kugira ngo baganirize abana batoya natwe turimo, uretse ko nyine ari umwana, maze twigisha abantu Ikinyarwanda. Kino Kinyarwanda dukunda kizabe umuyoboro wo kuduhuza kugira ngo ururimi rwacu rutazima, tukazima burundu. Kandi umuco iyo ucitse kaba kabaye, iyo haje mico kaba kabaye. Iki ni Ikinyarwanda dukunda. Umutumirwa hari icyo ushaka kongeraho? Ego, hari icyo nshaka kongeraho kuri uyu munsi w'intwari. Nkaba nshaka gushishikariza abantu n'ubundi icyo gikorwa cyabayeho. Hari igikorwa buriya, intwari nibyo nakubwiraga, intwari buriya ntabwo ubutwari si ukujya imbere ku rugamba gusa, hari n'ibindi bikorwa ugiye ku rugamba kandi ubutwari. Nkaba mbashishikariza cyane kuri bariya bantu bamugariye ku rugamba, bariya bagendera mu tugare, bariya bacitse amaboko, bariya bacitse amaguru. Dukomeze bwa butwari twagize, turebe ukuntu twabafasha. Hari benshi bafite imishinga nubwo bamugaye, ariko abenshi ntabwo bamugaye mu mitwe, barateza ubumuga bubi bwa nyuma ni mu mutwe. Ariko nubwo bamugaye amaguru, bamugaye amaboko, barahumye, benshi barahumye, ntago bareba. Ariko tujye tubibuka, tujye dukomeza kubibuka, tubatera inkunga no muri iyo mishinga baba bafite. Urakoze cyane. Ubwo habwirwa benshi hakumva beneyo. Nibyo koko bakomerekeye ku rugamba kandi bagira ngo natwe tube turiho. Ntago nimba nkumvishe neza, ntago nkeka ko ari uko leta yabananiwe, ahubwo ni ukugira ngo tubereke ko hari abavandimwe bari kumwe, hari abarumuna babo, bakuru babo, bakwiye kubaha akantu kameze nk'ishimwe, kubereka ko bari kumwe. Nubwo leta yagira ikibaha ikarenzaho, twebwe tukabaha impano yo ishimwe, impano yo kubahera, kugira ngo tubereke ko turi hamwe. N'ibyo nkeka wari ushatse kuvuga Bisamaza. Yego, leta nta kidakora kandi ibifite n'izindi nshingano nyinshi. Nta kitakoze, yarabubakiye, bafite amazu. Buriya nuko ntagize wenda ngo ngire ikiganiro nabo. Hari ibindi nanjye hari ibyo bamfashijemo, ariko ibyo twashatse gukora ntago byakozwe ku mafaranga duhaye. Ariko sinzi nuko wenda bitashoboka, nkazaganira nabo nkabibutsa cyane nko basezerewe wenda mu 1991,
hari ibyo nabibutsa, hari ibyo nabibutsa noneho nkanabagira n'indi nama y'uko ibyo leta yaradufashije icyo gihe, ariko ntabwo ukuntu yadufashije ntabwo twabyifashemo neza icyo gihe, kuko cyari igihe twahuzaga icyo gihe, ariko ubu ngubu tumaze kwiyakira hanze aha ngaha. Buriya hari n'inama nabagira, uretse yuko nta kuntu turaganira nabo, hari indi nama nabo nabagira, kuko leta yahatakaje amafaranga menshi cyane, ndabyibuka kandi n'ubu ngubu iracyayatakaza. Urabona bariya bubakiwe amazu na n'ubu ngubu iracyabafasha. Rero hari indi nama nakabagiriye, ni uko ntafite ukuntu naganira nabo. Hari indi nama njyewe nabagira, ariko uko tuzajya tubona umwanya tukaganira, uzajya uvuga kimwe mu nama wumva wabagira, tubigire ikiganiro nabyo. Wenda uyu munsi twari twibanze ku munsi w'ubutwari, dushimira intwari zitanze zigakora ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa buri wese atapfa kugeraho keretse nyine uwabaye intwari. Kandi dusaba ko mu myaka ingoma ibihumbi n'indi zaza tuzahorana intwari, tugahora tuvuga ngo rwa nziza ruremye gahorana intwari rwa Gasabo dukunda, tuvuga duti ikinyarwanda dukunda, turabakunda, turabashyigikiye. Hari ikindi nimba wenda ntakuniganya ijambo, hanyuma tugasezera abakunzi bacu tubifuriza umunsi mwiza w'intwari, tubifuriza kuzagira intwari mu miryango yabo, mu baturanyi, mu karere ndetse n'igihugu muri rusange. Yego, rwose nta kindi gusa ukuvuga ngo buri muntu wese utwumva, niba hari na basore n'inkumi afite, ni ukubashishikariza nabo kuzagera ikirenge mu cy'intwari, bagakunda igihugu nabo bakakitangira. kandi nawe ubwawe, nubwo turi ahangaha, twese tuzajye dushishikariza abana bacu kuzagera ikirenge mu cyabatanze, nabo bakajya bitangira igihugu. Murakoze. Ndashimira mwese mukurikira ibiganiro byacu, abari mu Rwanda, intara zose z'igihugu, imirenge yose y'igihugu, abari muri Afurika bumva ururimi rw'ikinyarwanda miliyoni 40 zirenga, abari hano muri Amerika mukurikira ibiganiro byacu, ndabashimira by'umwihariko kubera ko ndi kubona bakurikira ibiganiro byacu bagenda bazamuka umunsi ku wundi. Turabibashimiye uko tuzajya dutera imbere, tugira ibiganiro byiza, namwe muzaba mwabigizemo uruhare kuko muzaba mwaduteye ingabo mu bitugu. Intego yacu ni ukwigisha ikinyarwanda, niyo mpamvu navuze ngo ikinyarwanda dukunda kizahoreho, ntikizazime ingoma ibihumbi. Mbifurije umugoroba mwiza, bari nijoro mbifurije igitondo cyiza aho bukeye. Murakoze.